mbona abahinzi begeranya imyaka bajyanye ituro ry'umuganura mu nzu y'Imana, mbona barira cyane amarira y'ibyishimo, ngira amatsiko menshi ndabegera ndababaza ngo bambwire ibyababayeho. Barambwira bati uko tureba Imana yakoze ibirenze cyane ibyo twayisabye. Imana yakoze ibirenze, ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, hari ibintu Imana yagiye ikora ukabona ko birenze cyane. Fata umwanya ushimira Imana, hari ibintu Imana yakoze birenze, ikongerera iminsi yo kubaho. Hari ibintu Imana yakoze birenze, irakunezeza cyane, mu bukumi bwawe uva muri amahoro. Hari ibintu Imana yakoze birenze, ubona umugisha uhambaye. Dawidi nawe yaribajije mu mutima we, ageze muri Zaburi y'116 ari gushimira Imana, aravuga ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki koko. Aravuga ngo nta kindi uretse yuko nzahigura umuhigo wanjye, ngo ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Imana ishimwe ko yakoze ibirenze, ikomeze ikora ibiruta cyane ibyo twayisabye. Nawe utaragerwaho n'ineza yayo, humura ntitinze. Icyo nzi neza ibyo yigira kuzatugirira ni ibyiza gusa, ntabwo ari ibibi. Yesu nawe akugendere uyu munsi ubone ineza y'Imana. Amen.